reka twongeye kubasuhuza mwese muri kutureba nkuko bisanzwe. Muranzi ni Pastor Christophe Sebanani. Nishimiye kongera kuganira namwe ku ijambo Imana yashyize ku mutima, ijambo ryiza. Ni isomo abantu bari mu mpande zitandukanye bagomeje kudusaba, kandi mu by'ukuri twagiye tunabemerera. Rero isomo tubaza ni isomo ryiza cyane, ni isomo ryiza rireba umuntu wese uri muri hisi, kuko ni isomo rikomeye ryitwa kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri rero iyo bivuzwe byumvikana yuko hariho no kuvuka ubwa mbere. Rero ivuko rya mbere ni ivuko twese dusangiye muri Adamu wa mbere. Adamu umuntu wa mbere Imana yaremye, abamukomotse bose basangiye ivuko rimwe, ari ryo vuko rya mbere. Iryo rero ni ivuko tugiye kureba none duse nk'abongera kurisobanura gato dukoresheje ijambo ry'Imana. Ni naryo vuko ryitwa iry'inyama n'amaraso. Hakaba ari ivuko rya kabiri rero. Ivuko rya kabiri impamvu ryabayeho nuko umuntu wa mbere waremwe yaje guhura n'ikibazo. Ahura n'ikibazo mu mwuka we. Ikibazo yahuye nacyo mu mwuka we nicyo cyaje gukora no ku mubiri we ndetse no mu bwenge bwe. Kuko ubusanzwe nkuko iyo tusobanuye umuntu wari we dukoresheje ijambo ry'Imana, Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23 badufasha gusobanura umuntu ninde wari we. Rero dusanga ko umuntu ari umwuka afite ubugingo akaba atuye umubiri. Umuntu rero iyo tuvuze ngo umwuka niyo muntu w'imbere nyine, niyo muntu w'imbere. Paulo yakunze kujya asobanura umuntu cyane avuga ngo nubwo umuntu w'inyuma asaza, ahubwo w'imbere we arushaho kuba mushya umunsi ku munsi. Ubwo ashaka kuvuga umuntu uri muri Kristo Yesu. Rero umuntu w'imbere ni umuntu w'umwuka, nawe Imana yaremye mu ishusho yayo, kuko Yohana 4:24 yavuga yuko Imana nayo ari umwuka. Ko Imana ari umwuka rero yaremye n'umuntu mu ishusho yayo ari umwuka. Rwose abantu bajya bumva ko ngo Imana bajya bayireba mu ishusho yayo ngo ni umuntu w'umubiri. Ntabwo ari byo rwose, ahubwo Imana ni umwuka, ndetse n'umuntu ukomeye cyane yari mu ishusho yayo, umuntu udapfa, umuntu uzabana iteka ryose, ni umuntu w'umwuka. Uyu mubiri ni igikoresho umuntu w'imbere yize guteye yambaye. Hari benshi cyane bagiye batamvuka uko kuri, kenshi muri za filozofi zitandukanye z'abantu zagiye zivuka. Filozofi muri izi n'imboneza bitekerezo, hari ibitekerezo by'abantu benshi cyane bitandukanye byagiye bizamuka gutyo bivuga ngo umuntu ibyo by'umwuka, ubugingo n'umubiri ntabwo ari byo, ariko umuntu umwuka mu by'ukuri afite ubugingo. Ubugingo rero ni igice cy'umuntu gituyemo amarangamutima. Ni cya cyiciro cy'amarangamutima muntu, nicyo gice kibamo ubwenge ndetse na were n'ubushake. N'ubushake niho haba amahitamo y'umuntu, ari naho haviramo guhitamo Imana cyangwa se Satani. Ni igice kitavogerwa umuntu yahawe umuntu kugira ngo akore iki, abashe guhitamo. Icyo gice rero impamvu cyitwa ubugingo, kandi kikaba gikorera nyine muri soro, nuko gikwana amaraso. Iyo turebye hari ijambo rivuga mu Balewi ngo ubugingo bw'inyama wa maraso. Ari amaraso avugwa niyo suke rero, niyo suke mu kigice byita suke. Bikarangira rero n'ubwo bugingo babwise suke. Ari cyo gice nyine cy'umuntu gituma komunikana n'isi y'ubwenge, nkuko igice cy'umuntu w'imbere ari wo mwuka gituma komunikana n'isi y'ubumana. Niyo mpamvu mu mwuka w'umuntu niho yiciramo Imana cyangwa se Satani. Adamu ataracumura rero mu mwuka we hari hicayemo Imana biciye mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu icyaha Imana ishinja umuntu, ishinja Adamu ngo nuko bayimuye. Tubibona muri Yeremiya 2:13 ngo abantu banjye baranyimuye kandi Yesu uko yamaze ubugingo. Bayimuye ryari? Cyagihe Adamu yumviraga Satani. Satani yazanye ijambo rye, kuko burya ijambo rya Satani aba mu ijambo rye, nkuko Imana iba mu ijambo ryayo. Yesu yarabivuze muri Yohana 6:63 avuga ngo amagambo yanjye ni umwuka kandi n'ubugingo. Ijambo ry'Imana umwuka, nkuko nari umwuka n'umuntu umwuka. Iyo umuntu akijambo rya Satani riramubyara ikabya wa muntu w'imbere. Rero umuntu akaba Satani cyangwa se ari Imana y'ukuri. Nibyo Yesu yaje avuga Yohana 8:44 ngo mwese mukomoka kuri so Satani,
kandi yabwiraga ngo Yuda bari bamwemeye, ariko bari bagira kuri level ntabwo bari bageze kuri level yo kumwizera. ari mpamvu kwizera Yesu n'ikintu gikomeye cyane, ni ukwizera imirimo yakoze, ariko kwizera umurimo watuvanye muri urwo rupfu tukaza mu bugingo. Bavandimwe, iyo tubabwira ntabwo Kristo ari idini, ntabwo Kristo ari idini, n'ivuko rya kabiri si imibatizo nk'uko benshi bakunze kwivuga ngo wagiye mu mazi wabatijwe. Kuvuka kabiri ni ukuba ubyawe n'Imana. Nibyo Yohana yavuze, Yohana igice cya mbere, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 na 13 ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ngo Yesu yaje mu isi, abantu ntibamwemera, ariko noneho rero abamwemeye, yaje mu isi ari umucyo, abantu biguma mu mwijima, ariko abamwemeye n'abamwemeye baje bakora iki? Bakizera. Abantu benshi cyane rero bari muri twaramwemeye, twemera Yesu, turamwemera, twanamupfira, turakwemera Yesu, uri umugabo w'intwari, waduhaye ibiryo, waduhaye imyambaro, watuvanye mu butayu, waduhaye amazu yo kubamo, bakabigarukiraho ngaho, ariko ntibajye kuri level yo kumwizera. Kumwizera rero bitandukanye n'iby'idini ritwigisha. Kumwizera ni ukwizera igikorwa dukoreye, aricyo kihe cyo kutuvana mu rupfu rw'iteka akaduha eternal life, akatuvana mu rubyaro rw'umubiri tukaza mu rubyaro rw'Imana rwabyawe nayo muri bwa buryo bw'umwuka. Wa muntu rero wavutse wa muntu w'umwuka wagize ikibazo ubwo Satani yawicaragamo, yongera kuvuka biciye muri Kristo. Ariko ubutumwa bwiza aricyo dushaka rero gusobanura hano twihuse. Ni isomo rikomeye Yesu yatanze mu kiganiro kijyanye na Nikodemu. Isomo kuri ryo kuvuka bwa kabiri ni isomo rwose risobanutse, riri clear mu kiganiro Yesu Kristo yagiranye na Nikodemu muri Yohana ibice 3. Reka tubasome avuga ngo hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Okay. Umuyaga uha uko ushaka, ukumva guha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya, niko wabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemu aramusubiza ati, ibyo bishoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemere ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Reka ubundi mu by'ukuri iyo dusesengura isomo dusanga arimo amasomo menshi cyane rwose. Twakora amaseminere menshi cyane kuri iki cyanditswe cyo muri Yohana 3 ku nkuru ya Nikodemu na Yesu Kristo. Ubundi Nikodemu mwabonye ko mu by'ukuri ngo yari umwigisha w'Abisirayeli. Ibaze nawe reba Abisirayeli abari bo ubwoko bwatoranijwe mu isi, none uyu we yari umwigisha wabo. Rero ariko ibyo yajyaga yigisha ariyo mategeko, ariyo sezerano rya kera, ntabwo ugeze abikuramo ubugingo. Rimwe rero Yesu aje yigisha avuga ubutumwa bwiza nkuko yarabuzanye, kuko isezerano rya kera y'amategeko ntijyari kubasha kudukiza. Iyo bibasha kudukiza ntabwo Yesu yari kuza, ndetse ahubwo isezerano rya kera urebye n'ubuhanuzi bwaryo byose byavuga Kristo. Yesu Kristo rero ushyitse, we mwuzuro w'isezerano rya kera, yaraje ageze mu isi. Rero Nikodemu ubwumvaga Yesu ari kwigisha, yumvise ko Yesu Kristo avuga ibinyuranye n'ibyabo, yumva amagambo avuga arimo ubugingo, ariko kubera gutinya idini abona atagenda ku manywa kandi ari umwigisha nyine, kugira ngo bene abo batamumera nabi. Ngira ngo n'umunsi tuzanye ubutumwa bwiza, ntabwo babwumva. Hano badusanga Nikodemu bari kumvuga, hano bari kugenda badusanga bitonze, kandi hari n'abayobozi b'amadini akomeye, ariko ko twebwe Imana duha amagambo y'ubugingo,
bamwe bari kudusanga tukabasobanurira, abandi bari kugura ibitabo twanditse, kuko amagambo tuvuga atanga ubugingo buhoraho. Ariko ikintu gitangaje, Nikodemu nubwo yari umwigisha ukomeye cyane, yarataravuka ubwa kabiri, kuko kuvuga ubwa kabiri ntaho bihuriye nuko waba ufite amateoloji menshi, uzi ibyanditswe byinshi cyane. Rero hari ikintu gikomeye cyane ijambo yavuze hano mu magambo yavuze ku murongo wa 3. Yesu aramubwira ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Iri ni iteka Yesu yaciye, avuga ko bidashoboka yuko umuntu utavutse ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ngira ngo ikintu dufite mu madini uyu munsi, teoloji nyinshi cyane uko zibyiga, kandi ibyo twiga nibyo birangira dushyize mu bikorwa. Muzi ko abantu benshi cyane bazi ko ngo kuvugwa kabiri ari ukubatizwa, ari kujya mu mazi, abantu bakabatizwa. Ngira ngo ibaje umuntu wavutswe kabiri ryari, ahita kubwira itariki yageze gute yabatirijweho. Rwose hari ibiganiro mperetse kujyana n'umusenyeri umwe cyangwa se bishop umwe. Mpamvu mvuze musenyeri niko niba abasenyeri bemewe bari muri cadre zemewe, atari bya bindi bibone se byo bavumburutse hirya no hino ngo ni ba bishop babyita gutyo. Ni abasenyeri ubona bari ordonné mu madini y'abakomeye. Twemo tugane bati kuvuka ubwa kabiri ni ukubatizwa, kandi ngo ahagarariye, urumva ahagarariye abandi benshi cyane, kuko usanga ari kuko babyita, ariko sibyo. Kuko nimba kuvuka kabiri, umurongo wa 5 yavuze ngo Yesu amusubira ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho ubwa n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Nimba koko umubatizo ari amazi, hari abantu batajya mu ijuru. Urugero, igisambo cyo kumusaraba cyari buryo, gisambo cyarizeye kigira gute kijya mu bwami bw'Imana, kijya mu ijuru. Nimba Yesu avuze ngo ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho ubwa kabiri atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana, kiriya gisambo cyaba cyaraciye hehe? Nimba koko mu by'ukuri kubatizwa ari ivuko rya kabiri, Bibiliya yaba yarivuguruje, cyangwa se haba hari indi nzira y'ubusamo itari ya Yesu Kristo. Yesu yaciye iteka aravuga ngo ntibishoboka ko wajya mu ijuru utavutse ubwa kabiri. None bavandimwe, iryo vuko rya kabiri ni rihe? Ese igisambo ku musaraba cyubahirije izi kondisiyo zose, cyavutse ubwa kabiri? Yego, igisambo cyavutse ubwa kabiri. Kandi nimba tuvuze kuvuka ubwa kabiri, tubyibukiranye nuko aba ivuko rya mbere. Igisambo cyakiri ivuko rya mbere, Yesu avuze hano cyakira n'ivuko rya kabiri. Nibyo yavuze hano ku murongo wa 5 nyine, ari byo yacanze Nikodemu ngo se bishoboka gute umuntu yasubira mu nda ya nyina akongera akavuka mu bushyashya? Yarabibajije ku murongo wa 4. Ku murongo wa 5 nibwo yavuze neza ngo Yesu amusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubundi urebye indi mirongo isa nkaho umuntu yacishije akabyumva, ariko umurongo wabamaze, umurongo wabarimbuye, umurongo umaze kujyana benshi Gehinomu ni umurongo wa 5. Impamvu bajya Gehinomu n'uwe kandi ari umurongo nyine, Yesu yabyivugiye ngo ijambo, ngo basitara ku ijambo bakagwa, kandi ryari ryaragenewe kubakiza. Nk'uyu murongo wari wagenewe kudukiza, ariko abantu benshi cyane bawutiteho, benshi amamiliyoni y'abantu atabarika ngo yavutse ubwa kabiri ko yabatijwe. Ariko nakubwiye ngo rwose kubatizwa mu mazi ndetse n'indi mihango yera, hari imihango yera. Kubatizwa mu mazi ni umuhango wera, ndetse n'igaburo ryera, ari imihango yera, ari imihango yera ikorwa n'itoro rya Kristo tutagiye kwigisha uyu munsi. Ariko ntabwo ivuko rya kabiri ntacyo ripfana no kubatizwa mu mazi menshi. Kubatizwa ahubwo mu mazi menshi ni ikimenyetso cy'uwamaze kuvuka ubwa kabiri, ntabwo ari ryo vuka, ahubwo ni ikimenyetso cy'uwavutse ubwa kabiri. None kuvuka kabiri ni iki? Rero kugira ngo tumenye kuvuka kabiri tugomba kumenya kuvuka ubwa mbere, ko urebye nacyo cyatsitaje abantu. Ni nabyo Yesu yavuze ku murongo wa 12 ngo ubwo nababwiye iby'isi nimubyemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Iby'isi ni bihe ari kuvuga? Ni irivuko rya mbere ry'isi nyine, ry'isi ryo muri Adamu wa mbere. Ntibaryumva. Ese nimba abantu batabasha kumva ivuko rya mbere,
ry'isi ryo kuvukira muri Adamu wa mbere, tubyawe n'inyama n'amaraso, tubyawe ku babyeyi ba mbere, ku babyeyi bacu b'umubiri, inyama n'amaraso, tuzumva gute noneho iryavuko rya kabiri tuvuka tubyawe n'Imana? Ariko se wambaza ngo ivuko rya mbere se ninde utarizi? Reka babwire, ivuko rya mbere nkuko nyine Yesu yakoresheje hano rwose amagambo meza yerekana na suite logique uko amagambo akurikirana. Yaravuze ngo ni ukuri ndabwiye ko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. N'amazi n'umwuka, Imana yatanze amahirwe iravuga ngo abantu bazaba mu bwami bwanjye, mu ijuru ryanjye, icyambere. Ariko wowe se abumva ari kuvuga concept z'ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru, najyo ndisomo tukaba ku ruhande, tubanze dufate gutyo icyo ngicyo turi gusobanura. Nandi masomo tujya tubasobanura ko hari amakonsept menshi cyane najya canga abantu, ariko birasobanutse. Reka twivuge kujya mu ijuru, kuzaya mu ijuru mu bwami bw'Imana tubanye n'umwami wacu. Uku kubyagwa n'amazi ni ikintu gikomeye cyane, ariko reka tubabwire kubyagwa n'amazi nyine n'iryo vuko rya mbere, ari ryo vuko ry'umubiri. Reka turebe Yesaya 48. Yesaya 48 witubwira neza, baduhaho eklesi soma. Yesaya 48 baratubwira ngo umurongo wa mbere, nimwumve ibi mwanzo ya Yakobo mwe abitiriwe izina rya Isirayeli bakomoka mu mazi ya Yuda, barahira izina ry'Uwiteka n'andi magambo menshi cyane. Nimwumve ibi mwanzo ya Yakobo mwe abitiriwe izina ry'Uwiteka rya Isirayeli bakomoka mu mazi ya Yuda. Bavandimwe, icyo turi kubabwira ni iki? Uku gukomoka mu mazi ya Yuda ntabwo ari abantu bakomoka muri pisine ya Yuda, saba komoka mu ruzi rwa Yuda, n'abakomoka mu muri wa Yuda. Iyo usomye hari amaverisiyo y'icyongereza menshi, hari nasomye ngo mukomoka mu mubiri wa Yuda. Aya mazi ya Yuda avugwa ni umubiri wa Yuda, bakomoka mu rukiryi, Kinyarwanda cyiza, mu rukiryi rwa Yuda. Burya kugira ngo umuntu wa mbere, umuntu w'umubiri ashoboke avuke, nuko amazi y'umugabo ahura n'amazi y'umugore, bigakora fecondation, bigakora fecondation, hakabaho kwirema k'urusoro. Rero uwo muntu nubwo ari amazi y'umugabo n'umugore byahura, nibyo bijya bibyaye inyama n'amagufwa, umuntu akavuka. Uriya muntu rero inkomoko ye ni inkomoko yo mu mazi, ndetse burya n'ahantu arererwa yataravuka, arererwa mu kizenga cy'amazi ya mama we mu nda, y'amazi yahuye. Ivuko rya mbere ry'umuntu rero ni ivuko ry'amazi. Niyo mpamvu abisirayeli bose bakomoka mu mazi yandi ya Yuda, nawe ukomoka mu mazi ya papa na mama wawe. Rero hano murebe na Yesu n'ibyo yavuze ngo nukuri ndabura yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka, yabanje amazi arangira kukizaho umwuka. Abantu bita ko umubatizo ari we mazi, bongera batekeze kabiri. Ubundi umubatizo ubundi uza nyuma gicwari. Umubatizo ni ikimenyetso cy'umaze kwizera. None wowe urumva nimba amazi uyagize ayanyuma, nimba ndi kuvuga ya logique yanyu, nimba uvuze ngo aya mazi niyo Yesu yavuga yuko umubatizo, urumva urabicuritse, ubanje kwizera nyuma uhirutsa amazi. Kandi Yesu muri suite logique yavuze ngo habanza amazi ari wo mubiri, hagaheruka iki? Umwuka. Nabyo yavuze ngo kumbabwira iby'isi ntimubyumve, ari byo by'umubiri, nimba bwira iby'umubiri muzabyumva mute? Reka mba ikintu cyatwo kibafasha hano. Ana amenshi ugomba komeye cyane bavandimwe, mugomba kwiga mukamenya atari iby'idini rizatwica. Abantu bajya mu nsengero bakibira yuko borese gusenga cyane. Gusenga nabyo ni byiza, ariko Satani ajya asengesha abantu cyane, mugasenga cyane, Satani wasengesheje mukagwa kugira ngo mutamenye ukuri. Mukibwe ko gusenga nibyo bikemura ibibazo byose. Oya, muzamenye ukuri kuzabatura, ntabwo ari muzasenga cyane muzabaturwa. Hari Satani asengesha iminsi za 40, 80, 100, mukarenda mupfa mutamenya ukuri, mutavutse ubwa kabiri, kandi muvuga mu mwati Yesu umwe n'umukiza, mwarabatijwe mu mazi menshi cyangwa se n'amakeya, ntacyo bivuze ibyo ngibyo. Ariko cyambere no kumenya ukuri, kisamba ku musaraba cyo cyavutse ubwa kabiri, cyabyawe n'amazi y'iki? N'amazi y'umubiri, kivuka ubwa mbere, cyane kivuka ubwa kabiri, kibyawe n'Imana biciye muri Kristo Yesu.
reka hari umurongo mwiza hano ushaka kugira ngo mbahereze wo mu bakore no bambere naho adufasha gusobanuka ukuri. Bakore no bambere 15 umurongo wa 25 haravuga ngo uku niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yaba ubugingo buzima, na Adamu wa nyuma yaba umwuka utanga ubugingo. Kumva ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagahera ku mwuka. Umubiri ni ubanza, y'amazi ni yabanza. Iyo turebye wa Yohana 3 ya handi 5 ngo nukuri kundavuga yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu mugambi w'Imana. 6 ngo ikibyawe n'umubiri y'amazi, ikibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, n'ikibyawe n'umwuka nacyo n'umwuka. Bavandimwe, nimba ujijutse koko, nimba umva suite logique amagambo, Yesu avuze ngo ugomba kubyarwa n'amazi n'umwuka. Y'amazi arasobanuye 6 rero. Ikibyawe ntawe ngo ikibyawe n'amazi n'amazi, ikibyawe n'umwuka, ikibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, ni amazi ari gusobanura. Biri kiriya birumvikana, uretse ko nyine tuba tumaze imyaka n'imyaka tutazi ibintu tukigwa ngo sukuri, ariko kuno ukuri mwemere twiga ibintu tutamenyerega. Bibiliya mu byukuri twemeye ko tutanye no kwiga vuba rega n'abayidusobanuriye, hari ibintu baduhaye, ariko igihe cyageze kugira ngo tumenye ukuri. Yesu ari hafi kuza, tugomba rero kuza urubyaro rwabonetse bavutse, ari byo turi kubabwira rero. Uretse ko ashaka kumenya ukuri kose n'ibintu byinshi cyane, musome igitabo cyitwa Ijuru ni ryawe. Aya masomo arasobanutse mu buryo bukomeye cyane. Okay, kibyagwa nacyo, ikibyagwa n'umubiri nacyo n'umubiri, ikibyagwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Umva neza n'icyo bavuze hano. Abakore no ba mbere 15 batubwiye ngo iki ku murongo wa 26, ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagahera ku mwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari ubutaka, naho wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko ubutaka ari, niko na ubutaka bandi bari, kandi nk'uko ijuru ari, niko n'abijuru bandi bari. 50 nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabora. Ineza neza umurongo wa 50 ni ya conclusion Yesu yabwiye Nikodemo. Ntibishoboka ko mwakwinjira mu bwami bw'Imana mutavuze ubwa kabiri, kuko ikibyawe n'umubiri nacyo ni umubiri. Kandi twabonye ngo umubiri ni ubanza, sibyo? Twese turabaza tugakomoka muri Adamu wa mbere. Aya mahirwe ntago amarayika bayahawe. Ubundi ivuko rya kabiri turyinjiyemo, impamvu bibanze by'umubiri, ubwo ngubwo haba hikubisemo hari ibindi biremwa bigeze kwiyambika umubiri mu makosa, tuzabibabwira byo bicirwa bw'iteka, ntago bifite amahirwe. Amahirwe kuvuka kabiri ni amahirwe ya mwene Adamu, ntabwo ari ya mwene Nefilinizi. Nefilinizi ni bya ni ba bantu bavutse kwa marayika bamba mubiri. Abashaka iryo somo nimba muri shaka kuzamenya, mubishe muri comment hasi, tuzaribabwira tubasobanurire. Rero ana amahirwe ya mwene Adamu. Yesu yazi ya Adamu wa mbere wacumuye n'abamukomotseho. Rero abantu bose bataravuka ubwa kabiri, batemera Kristo ngo bamwizere, bizi icyo bakoreye, ntago aravuka ubwa kabiri. Kuvukira muri Adamu wa kabiri rero, ngo Adamu wa kabiri yaje aturutse mu ijuru, nk'uko ijuru ari. Kubera iki? Yesu w'ijuru yaje atuzaniye ubuzima bw'Imana. Ubuzima bw'Imana atuzaniye bwitwa Zoe. Ubuzima bwa kimuntu buri mu Adamu wa mbere buba mu maraso, buba no mu nyamaswa, buba no mu nyoni rwose, buba no mu nka nayo hose, bwitwa suke, n'ubuzima buba mu maraso. Ariko ubuzima bw'Imana bwitwa Zoe ni ubuzima bugize kamere y'Imana. Ni ubuzima rero Yesu yaje atuzaniye nk'Imana, azanye ubwo buzima. Niyo mpamvu kumwizera tukiza icyo dukoreye, tukavuka ubwa kabiri tubyawe n'Imana, tuba dufite Zoe. Zoe ni ubuzima buhoraho, aribwo buzima bw'Imana. Ufite Zoe aba afite gukenuka kw'Imana. Uwo ni umwana w'Imana ahuje ubuzima na kamere na data 100%. Abo ntabwo bazashirwaho iteka. Abo ni Imana ifite. Abo ngabo bafite ubugingo buhoraho. Abo ntabwo ikimenyetso cy'amaswa cyabafata. Oya ntibishoboka. Nibyo ibyakozwe n'umwa 13 ngo ibyayishu 13:8. Ngo abantu bose ngo bazaranywa nyamaswa, cyetse ngo amazina yabo yaritswe mu gitabo cy'ubugingo ureka kuremwa ku isi. Hari abandi bantu rero muntu turavuka kabiri, sinzi impamvu no misi iteye ubwoba, aho kugira ngo abantu bigishe how to be born again, ni gute navuka kabiri. Mbyawe n'Imana kugira ngo ushyirwe ikimenyetso, my dear. Kimenyetso cy'Imana ikihe? Ni umwuka wera. Abefeso 1:13, abantu bakibutumwa bwiza bose bakavuka kabiri, bari ikimenyetso cy'umwuka wera. Rero ntago umuntu ajya ibimenyetso bibiri,
my dear nuko uburi kiremwa gishya. Yohana wa 1:5 umurongo wa 4 aravuga ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi, ngo kinesha ibyisi. Abantu bajya ngo nukurwana, ntago ari kurwana, ahubwo iyo uvutse ubwa kabiri automatic mu butsinzi isi. Kuko iki uvukanye ndi nature, uvukanye ubugingo buhoraho kwera kw'Imana. Uyu muntu afite umwuka wera, Holy Spirit, umwuka wera aba mu muntu wera wavutse. Buri abantu benshi cyane buzuye indi myuka kuko umwuka wera mu muntu wera. So reba bavandimwe rero, iri somo rirakomeye cyane, ni isomo twese dukwiye kumenya, ni isomo mwese mukwiye kumva mugasobanukirwa. Hari abantu babiri, hari umuntu wo muri Adamu wa mbere n'abamukomotseho, hari undi muntu wa kabiri, ni umuntu wavutse ubwa kabiri abyawe n'Imana. Nabyagwa n'Imana gute? Muri Kristo Yesu. Ni gute rero? No kwicara ukigisha icyo Kristo yakoze. Nibyo bavuga rero Yohana babivuze, Yohana igice cya mbere 12 ngo abamwemeye bakayute bakizera izina rye. Izina rya Kristo rivuga iki? Ubundi izina rya Yesu Kristo niho hari mu mission yamuzanye. Gabriel yaravuze ngo abwira Mariya ngo uzabyara umwana uzamwite Yesu, niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Iriya mirimo yose ya justification, impamvu Yesu yapfuye agahambwa akazuka, impamvu Yesu yindutse icyaha ku bwacu nkuko abakorano bakabiri babivuga 5:21, Yesu kumyabya 100% arabyishyura nta cyaha yakoze kugira ngo natwe duhinduke, we became how you exchange. Hari umuntu yari ngo Yesu n'inshuti yanjye ngo yatwaye ibyaha byanjye nanjye amagukenuka kwe amagakiza ke. So rero iyo exchange dukoreye Imana yakoraga iki? Yashakaga urubyaro. Iyo rero uhuye n'ubutumwa bwiza, reka nsoze ku murongo umwe hano muri Petero nawe yabivuze, nibwo butumwa bwiza, nibyo byuzuye muri yo, ariko twagiye twigishwa nabi bigatuma twibira abantu b'idini gusa, ukaba umwana mwiza w'idini ariko nta n'umwana w'idini mwiza waho igihe kirajya bigahinduka. Mbere ya jenoside abantu bari beza cyane ariko hari ikintu cyaje gucugusa kwa gukena kwa muntu, bigaragara ko ubushwambagara ibyo bakoze twarabibonye. Nungu umunyedi ntakagushuke, nimba utari umwana w'Imana nta mwuka ufite, anytime wahindurwa n'ibihe byaguhinda byagucarenje ukaba mubi, ariko wavutswa kabiri ubugingo bwawe bushingamwe. Yesu yavuze ngo Abakolosayi 3:3 haba ngo ubugingo bwacu bwahishanywe na Kristo mu Mana. Yesu nanone yongera kuvuga Yohana 10:28 kugeza ku 30 ngo intama zanjye ndazizi zizumva ijwi ryanjye, ngo nzi ubugingo boraho ngo ntizizarimbukana hato, ngo ubugingo nazihaye Data ngo wazimaruta bose, ngo nta wazimvuna mu kiganza. Rero Petero wa mbere 1:23 yavuze ngo nuko mwabyawe bwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mubyawe n'imbuto itabora, mubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Hari imbuto biravuze nk'uko nazivuze, hari ya mbuto ya Yuda, bandi bakomoka mu mbuto ya Yuda. Ya mbuto ya papa na mama wawe ni imbuto ibora, kuko ni imbuto nyamara amaraso. Nibyo Yesu abibwira Nikodemu, murabigisha ariko ntimuzi ibyo bintu. Mwese rero mwabya niyo mbuto ntimushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Nibyo Paulo yasubiyemo Abakorano ba mbere 15:50 niko yavuze ngo ntabwo ibibora byarabwo ibitabora, ariko rero hari imbuto itabora, aricyo jambo rya Kristo ryaduye gukenuka kw'Imana, riduha kwera kw'Imana, riduha indi identite nshyashya, rituma tuba abaturage b'ijuru, abantu b'ijuru. Ngo nk'uko ijuru ari twabibonye niko n'ab'ijuru bandi bari, ubundi agacwari mu mwuka dusa n'Imana 100%. Nibyo Yohana yavuze, Yohana wa mbere 4:17 ngo ku munsi w'amateka twebwe ngo ntabwo batuba dufite na gatoya uwo munsi ngo turawiteze urukundo rw'Imana, nkuko nabivuze rwamaze guperfectinga neza ngo imitima yacu nyine twarwakirwa uko turi, uburyo Imana yemeye guhinduka umuntu igahinduka icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ku munsi w'amateka ntabwo tuba dufite, kuko Yesu uko azaba uko ari uyu munsi niko turi, uko yera mu ijuru uko asa niko turi mu mwuka wacu, kandi nuko azahinduka niko tuzaba turi nanone tuzasa nawe. Icyo mvuga ni cyisasa rero, ikiremwa cyahisha hari indi mbuto yakibyaye ikomeye cyane. Niwe Yohana yavuze, Yohana wa mbere 3:9 n'umuntu ucanga abantu ngo wabyara n'Imana ngo ntabasha gukora icyaha, ngo nta nabasha. Si koko n'uyu mubiri, koko uyu mubiri wa mugani ureba ugacumura niwe utabasha gukora icyaha. Reka ta n'undi muntu wavutse wa undi Petero yavuze, Paulo yavuze ngo nubwo unyuma saza uwimbere ahora bamushyashya, urawimbere rero yabyawe n'Imana ntakora icyaha, ngo kuki adakora icyaha. Yaje muri some neza ngo ntabasha, ngo ni impossible, kuko ngo imbuto y'Imana iba muri we, yabyawe n'imbuto idakora icyaha. Harimo ubwiru bukomeye cyane bw'ikiremwa gishya abavandimwe. Harimo bisobanura ngo ntabwo ushobora umuntu yarimbuka kubera iki? Abanyine afite ubugingo buhoraho, ntabwo ari ubuzima bw'igice. Uyu muntu rero bavandimwe
niwe nkunze ubundi amaze kuvuka akaboneka wabyawe n'imbuto itabora ngo kuko mwabyawe bwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mubyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Ni ijambo ry'Imana rizima rihoraho, ni gospel isobanutse neza ya Kristo atari ibintu by'idini. Iyo umaze kuvuka bwa kabiri rero ni uko wavutse bwa mbere, uwo muntu noneho mubatize nta kibazo, uwo muntu ni mumushyire muri Sunday school, uwo muntu ni mumushyire mu nyigisho z'ibanze, uwo muntu noneho natangiye ibya mbere bya Kristo, uwo muntu ejo muzamuha inshingano, ejo azajye muri korari, ejo azabwa umudiyakoni, uwo muntu ni mwigishe discipline y'abana b'Imana bavutse. Ni byiza rwose umwigishe discipline. Bibiliya ivuga uburyo tugomba no kwera no mu ngeso, si byose, ariko nabikore yavutse. Ariko idini rigufata ikaguhambirira rikakwigisha ibyo bintu by'inyuma, ugaprotokora wa muntu w'inyuma nyama n'amaraso, uw'imbere ataravuka bwa kabiri, bikarangira abantu bajya gute barimbutse kandi baritaga abanyamwuka. Rero ivuko rya kabiri Yesu yavuze ni ivuko ry'umwuka, kandi Imana ni umwuka. Ni ivuko rero rishoboka iyo wigishije neza, wigishijwe neza ibya Kristo, ukigishwa iby'igitambo cye bavandimwe. Kuki igitambo cyaje gisimbuye inungura, gisimbuye iki niki? Kuki ijambo justification gutsindishirizwa? Kubera iki gukeruka kw'Imana amakonsept tukumvaraje? Nibwo butumwa bwiza bwo mwisezerano rishya. Nibyo Paul yavugaga urugero nk'Abaroma 3:21 atariho gukeruka kw'Imana kwaheshuwe, kudaheshwa n'amategeko. Ariko ugasanga ntago tubizi. Rero iyo ubwo neza ibya Kristo uvuka kwa kabiri bavandimwe. Birashimishije kuba Paul avuga ngo nk'uko ijuru niko n'abijuru bandi bari. Ubundi wavutse ni nawe witwa ikiremwa gishya. Ubutane bishoboka rero tuzigisha no ikiremwa gishya yavutse. Icyo kiremwa gishya isi kibone gute? Imana igikeneye mwiki, isi igikeneye mwiki, ari Imana yagikeneye ndetse ngo n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko yuko icyo kiremwa cyishura benshi bitabijyaniriye. Nijyo somo tubabiki ubutaha tuzakomeza. Icyo kiremwa kirakenewe, gifite ubundi buzima, gifite indi mitekerereze, gifite indi mikorere ko kitazarimbuka muri bake. Ni ikiremwa rega Imana yicayemo mu mwuzuro, pleroma cyangwa se la plenitude. Pleroma ni kigiriki mu gifasa la plenitude cyangwa se the fullness, completeness. Umwuzo w'Imana uri mu muntu, namaze ngo nzicara muri bo, nzagendera muri bo, nkirize muri bo. Ikiremwa gishya rero bwira no gatoya ni Imana igiye guhisha muri iminsi y'imperuka, kerekane icyoro cy'umuremyi, kerekane icyoro cya data. Nibyo turi kubabwira rero. Gusa ntabwo nabiva n'aka kanya, ni byinshi cyane, ariko ibitabo twanditse cyaba cya gitabo cy'Imana y'uko n'Imana iki gihe hari chapitre bivuga, ariko by'umwihariko cya gitabo cyitwa ijuru ryawe gisobanura ayo masomo neza neza agere ku murongo. Rero wowe muntu tuyisi wagize amahirwe yo kutaba ikindi kintu, ukavukira muri Adamu uri uw'inyama n'amaraso, ngo nkuko ubutaka ariko ubutaka abandi bari, uyu uracyari ubutaka, ariko ufite amahirwe yo kongera kwicara ukamenya ijambo rizima rya Kristo yadukoreye iki, ukavuka ubwa kabiri, ubyawe n'Imana, uri umwana w'Imana 100%, ndetse uri n'Imana rega nubwo utari Imana isumba byose. Nibyo Yohana yavuze, Yohana 10:34-35, ngo namwe muri Imana ngo bijambo ryajeho, abijambo rihe ryajeho ry'Imana. Imuri make ya sidi y'Imana, yambuto y'Imana yatujeho ihura n'umwuka wacu, haba fecondation, ikiremwa cy'Imana kimwe kasomana kiravuka. Ibyo kubimenya bituma ugenda hejuru y'imivumo, ntabwo njya kwa munsi yakajagari kama deliverance yabaho, ufite imikasiro ngo yo kwa soko kurunga ibinyejuru binga zanyisho z'idini z'abantu batavuga kabiri. When you are born again, you are new creation. Iyo uvuka kabiri uburi kiremwa gishya cyo muri Kristo Yesu, imigisha yose umuka ubifite. Afazari uri connected no kwa Abrahamu. Simvuga Abrahamu w'umubiri, Abrahamu se w'imigisha. So bavandimwe rero aya masomo arakomeye cyane. Reka ubutaha nyine tuzagufashe tubigisha ikiremwa gishya, nibwo muzamenya ubwo buzima. Turakunda rero n'ubundi Christophe muzongeye ubutaha, kandi arabakunda cyane, abikintu byinshi cyane. Imana yamuhaye byinshi abiki abatuye isi. Ndabakunda rero, tuzongera mvuga neza, turakunda cyane. Amen.